uwizera wese Yesu Kristo ahabwa ubugingo buhoraho ndetse akabona n'izindi mbaraga zidasanzwe. Uwo ngo ni uzihaza. Ubu nawe nimuva hano mwese mwizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, murahabwa izo mbaraga. Hari ibintu byinshi biri bihinduka ku buzima. Yewe narakijijwe izindi mbaraga ushaka ko nacyanize kandi ko ejo bundi nakijwe isi yose ikabibona, nkanabatizwa isi yose ikabibona. Ubu ngiye no kuvuga ngo famille yanjye urabona ko ngende muri mu madini. Ubu ku basilamu ko yewe nanahamye cyangwa nitoro salamu byabaye kizira. Nukuvuga ngo nge niba naramaze kubatizwa nkabatizwa isi yose ibibona, niko tushaka kongera kongarura mu bintu bijyanye no gukizwa. Yego. Gukizwa wakiriye se umwuka wera. Hanyuma wabatishije ntabwo iyo interview wayibonye. Aha, buriya rero kubatizwa hari ukubatizwa umubatizo wa mbere. Yego. Hari n'umubatizo wa kabiri ari wo Yesu Kristo we aza akakubatiza akakubonekera ukagira mwuka wera. Iyo ufite mwuka wera wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe. Noneho iyo umufite hari ibintu byinshi bihinduka muri